Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Iki ni icyigisho cya 344. Turacyari kwiga ku marangamutima n'ibitekerezo. Reka dushyire hejuru izina ry'Imana Data wa twese. Turagushyize hejuru mwami Imana Data wa twese, tuguha icyubahiro. Uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, uri Imana itavangiye, uri Imana itavangavanga. Izina ryawe niryubahwe. Ubwami bwawe nibuze, ibyo dushakaho nibitubeho mu isi nk'uko kubaho mu ijuru. Turasenga cyane rero Uwiteka mwami Imana igira neza, kugira ngo uwo tugiye kumva ijambo ryawe kubw'imbaraga nyinshi za Mwuka wawe zitarondoreka, afungura amatwi yacu, afungura imitima yacu, afungura ibitekerezo byacu n'amaso yacu, kugira ngo tukumve kandi twumve amabwiriza yawe. Turashaka kurwa na Mwuka wawe Mana, turashaka gutekwa nawe, turashaka mwami Imana kugengwa nawe. Urakoze kugira neza kandi kugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Urakoze Data wera, amen. Uyu munsi turasoma muri Baroma ibice 12 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3, aho bitubwira ngo nimwakurikiza imibereho y'ab'iki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurure ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose, nibwo muzashobora kumenya neza ibyo Imana ishaka, kugira ngo muhitemo ibyiza bishimishije kandi bitunganye rwose. Kubera ubuntu Imana yangiriye, ndababwira buri wese muri mwe nti, uramenye wowe kwitekerezaho birenze urugero uriho, aho gushyira mu gaciro wiyoroheje ukurikije urugero Imana yaguhaye rwo kwizerwa. Ibyo biri mu Baroma 12 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. Kunyurwa si ukwishyira hejuru. Kunyurwa si ukwishyira hejuru, ariko ubupfu bwo ni kimwe mu bimenyetso by'Imana byo kwibona. Kunyurwa ni ukwizera Imana, ukaba mu buzima bujyanye n'ubushobozi bwawe, kandi ukanezezwa n'ibyo ugeraho ubikuye mu bihembo byawe byo gukiranuka. Muri Yakobo igice cya 10 aravuga ngo n'umukungu nawe ajye yishimira ko Imana imucisha bugufi, kuko iherezo azahita nk'uburabyo bwo mu gasozi. Ibidusubiza inyuma kenshi si iby'inyuma, oya, ahubwo ni ibitubamo bikomeza kutubwira ko tudakwiriye, ko tudafite imbaraga zihagije, cyangwa ko tudakize bihagije. Iyo myivumbagatanya yo mu bitekerezo niyo idusubiza hasi kuruta ibyo abandi batubwira cyangwa abadukorera. Zirikana ko uko wibwira mu mutwe wawe ari kuri. Iyo wemeye ibitekerezo rutwitsi kuganza ibindi bitekerezo, ubuzima bwawe burashya, yewe ibiroroshye kubyumva. Dore impamvu ijambo ridutegeka gukora icyiza, gukorera icyiza, gutsinda ikibi. Ugomba guhora iteka ryose urwanira ibitekerezo byiza, kugira ngo abe ari byo bitsinda umutwe wawe. Nubasha kubitsindira mu mutwe wawe, no mu buzima uzabitsinda. Mu Baroma ibice 12 umurongo wa 21 aravuga ngo ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheje ikibi cyiza. Hari abantu bakora cyane ariko bagahembwa make. Yewe nubwo bakomeza gukora cyane, rimwe na rimwe ntibabasha no kubona ibyo bakeneye byose. Nta nzoga banywa, ntibakina urusimbi, ntibashora ibyabo mu ndaya, ariko n'ubundi bakanga bakabura ubushobozi. Iyo tugeze mu bibazo nk'ibyo, tuba dukeneye ubufasha, maze ako kanya ibitekerezo bibi bikaza bikatubwira ko gusaba ubufasha ari ikosa rikomeye, ko bazadusuzugura, ko bazaduseka, cyangwa ko bazatwumva ubusa. Ihangane gato. Kuki wemerera ibitekerezo byawe kukubwira ibyo ndatekereza kandi uzi neza ko utabasha kubimenya? Mu yandi magambo, iyo Imana utabare cyane, iyo utangiye kugeza gutekereza kuki wemera ibitekerezo byawe kukubwira ibyo ndatekereza kandi uzi neza ko utabasha kubimenya atabikubwiye? Iyo ugerageza gutekereza ibyo abandi batekereza, uba wishuka, kuko ibyo ubona gusa ni ibitekerezo byawe gusa. Ese urabona ukuntu bisekeje? Ntabwo rero ukwiye kwemera ibitekerezo byawe kugushuka. Ujye uha abantu amahirwe yo kugufasha igihe ubikeneye, yewe ntukanabitekerezeho cyane. Igihe ukeneye ubufasha, ubusabe. Yewe na Yesu ku musaraba yavuze ko afite inyota, na Pawulo yajya agakemurwa. Ubwo rero kunyurwa ntabwo bituma twiyemera, ahubwo gutuma dukomeza gukomerera mu mahame ya Gikristo, maze bikaturinda ibitekerezo bidusunikira mu buhemu no mu byaha. Reka dusenge. Tugushyize hejuru mwami Imana Data, twese tuguhaye icyubahiro. Uri Imana igira neza kandi uri Imana ikomeye, uri Imana y'urukundo.
izina ryawe niryubahwe. Turasengera Uwiteka mw'Imana aya masaha kugira ngo Data wa twese uduhumure amaso kugira ngo tubashe kurebera ibibaho mu maso yawe, kugira ngo dusobanukirwe ibitubaho, tumenye impamvu yabyo, tumenye n'uko ushaka ko tubyitwaramo mw'Imana. Urakoze kugira neza, utugire neza. Mu biganza byawe Mwuka dushyize ubuzima bwacu, mu biganza by'ubushake bwawe mw'Imana dushyize ubuzima bwacu, kugira ngo ubutware ubutegeke uko ushaka. Mu izina rya Yesu urakoze, ushyirwe hejuru Data, turagushimiye. Amen. Turasoma umunsi isezerano mu Bafilipi ibice 2:5 bitubwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Iyo mu Bafilipi ibice 2:5. Imana iguha umugisha wo kwifatanya natwe, iguha umugisha wo kumva ijambo ryayo, iguha umugisha kubwo kwifatanya natwe. Ndagusaba cyane ngo Uwiteka kuza umwuka wera, Uwiteka kuza imbaraga ze nyinshi, Uwiteka kuza gukiranuka, Uwiteka kuza gutungana, Uwiteka kuze guca bugufi kwinshi gutuma wemera kurwa na mwukora mu byo ukora byose. Imana iguha umugisha kandi Imana igendane nawe mu izina rya Yesu. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho, urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.